Murareka mabwiza. Ako se uri kubona uyu mwana ibyishimo afite wabaye iki? Wabaye iki mani? Mani wese ko usatubwira. Nyine umva mbabwire. Maze iminsi nawe ndivuga ngo uyu munsi maze iminsi. Muye n'igisoro. Kuki? Zimfasha mbere ko agira ikindi kintu avuga. Uri romantique, uri sexy. Nanda nambaye sexy pe. Ay ndakwiyamye umuntu wawe uratangiye. Sibyo. Ahubwo njye nangiye kubifotora. Mbabarira noneho. Nawe hahiye. Kanari bimbwiye. Ay waretse kundogoya nkivugira. Nari. Vuga mama. Ko ndibuzivuga zose paka nzirangira. Bigenze gutese. Aha. Nyine igisore cyangwa cyitwa Dev. Ariko mva. Dev. Ababeshye iminsi ngayo. Iminsi ine. Wagira tumaranye imyaka ine. Kuki? Iminsi namaze kubona ko umuntu ari romantique. Ubwo wacu numva atasaze. Nanjye nago ndi muzima we munyari kwa muganga. Ako murabana mu nzu. Kurya iminsi ine byibuze umaze kubona ko ari romantique. Ntago navuga ngo ni buri munsi. Oya. Ariko gakiya nyine tuba turi kumwe. Saha mushakiye mperekeza muri sport. Ni mpamvu twakubuza. Menya impamvu ntugifata call yanjye message ntukinsubiza. Turaturanye ntukiza mu nzu yacu. Kwera hajya ngo ni daki. Ngo ni Dev. Ni Dev wanda Dev chakuru Dev niwe njya numva. Aha komeza. Sikore kumaya gasana. Basi ndishimye. Niyo mwabyumva cyangwa mukabyihorera meze neza. Aho buri ndege. Ni mwijoro ritope. Reka mbabwize ukuri. Ay meze neza. Biragaragara. Dev se ni mu ntoki. Ni umusore, ni umwana. Bimeze gute? Umani boga ariraho gusa ni mwiza. Sinzi ngo nahera he mvuga ngo ameze uko. Wow. Umwe akagero keza gafatika. Uribuka wa munsi umbwira ngo ninkwereza amafaranga ufite ikibazo. Akavuga ngo reka nze ngerageze. Nta no kwinginga nta kugira buturamo mugabe. Wambabariye. Iki ufite icyo kibazo. Oya utararenga wamwihorere. Ushatse ko yakari waguhaye amafaranga gumi. Hari n'itsiri kigize ico wakubye amafaranga atakugeraho. Umva nyine ngiye Oh my god. Nuwo. Wani we wawe. Aisha uratangiye bya bindi by'amafaranga. Umva ubwira atari. Urabizi otipe biyi minsi. Nyine hari ukuntu baba gukeneye ikindi kintu atari urukundo sibyo mu minsi ya mbere akakwitaho ukajya wenga aragukunda banza ushishoze neza kuko kugwaye amafaranga niki shasi mbije Shiri arajyaza urahinda ni banza ushishoze umenye reka nkubwire ushishoze iki samu wanamubonye wowe Linda ni inshuti yacu sibyo aje kubwira ngo umusore yaramubeshyaga nago wabyishimira kabone niba baramuhaye amafaranga rero nabanza ushishoze neza abone kujya mu rukundo rwanyarwo shari reka nkubwire nakubeshye ngo ninjije dufite urabizi rekana na Nyambo reka nkubwire babwira ukuri nyuma mukakwibonera oya it's fine ni gute umuhungu ubwiye ngo muri munafite ikibazo ako kabanye gati no sibyo gusa atananzi ni wowe n'icyo gukeneyeho ashobora kuyaguha wowe abawe dukemurirwa nabangahe ibibazo Nyambo mva nkubwire ndabyumva impungenge ubufite sibyo kandi buryo ukunda umuntu mugirira impungenge Aisha nawe ndakumva shisubize ndi gukunda inama muri kongera sibyo kunda umwana wowe oya shari kamubwire ngereka mubwire nubwo urabizi ko ntakwanga sibyo kukubwira ibi byose nuko ngukunda ngira ngo nazashimishwa nuko uzuri kumbwira ngo umugwa muhungu ngo nubwo yamaga amafaranga ngo yarambeshye ngo ndamukunda n'umutima wanjye wose ngo none reba ngo uko byayabigenjeje I know inama zawe wenda kurira wajyana ibibazo n'ibyawe ariko ni inshuti yacu va mubwire sheri pe ndabyumva kandi ndabikunda sibyo ahubwo arampamagaye gitabo sudani allo oui baby nanjye ndagukumbuye oui none se sheri sinababwiye aho urashaka ko mama gift gusa gift sinababwiye wa sheri sawa ndaje umva shobaye baye asara ko ses gift wowe waya ako umuhungu wa gift buri munsi wumva utazi cyaje ikibazo cyawe inshuti yacu wowe na gift ura marayika ne marayi sawa
Kevin waramutse. Waramutse. Wise ugenda se muri iki gitondo? Aho so uragira ngo tuvugane iki? Amafaranga singayo sinyagusigiye. Ibyo uteka ntubizi uragira ngo tuvugane iki kintu? Ubu nta n'ikintu tuvugana koko. Mugore we. Uyoboye ko uyu munsi ari kuwa mbere ngomba kugera mu kazi kare. Ubwo uragira ngo nicare hano tuganire iki? Nako se ubu nta n'ikintu twavugana koko. Ushaka kumbwira iki ngo hayi umunota umwe gira gwabwira icyo ushaka. Unse ko mbona usize bitatu nakubwiye ko baduhaye facture yo kwishyura amazi na wa mugabo Karori yaje kutwishyuza ya mafaranga tumuye munsi ndamusubiza. Kamubaza wa mugore we. Kwirirwa wiciye hano muri uru rugo ugira ngo amafaranga barayatoragura. Ako papa Kevin ugira ngo nirirwa niciye ko nabuze icyo nkora. Ubu kwirirwa nkorera abana ibyo ni ryo shimwe rya buri munsi. Kumbwira ngo ntacyo maze ntacyo nkora. Umva mubwire. Genda umubwire ko ayo mafaranga yandi tuzayamuhejo. Hari ikindi? Icyo kurera abana nyine urabarera nibyo rwose ndabizi uranakora cyane. Umugore mwiza regura umugore mwiza nta kibazo ufite. Ikibazo ufite gikomeye cyane na magambo yawe ya buri munsi. Stress y'amagambo ntabwo ushobora gutuza ngo tubane neza. None se ngire nde wundi koko. Kari wowe mugabo mfite. Kwa mugore we. Niba uba wumva hano wabuze ikintu ukora uri mu Baringa ndaza kohereza amayinite ushaka abandi uhamagara sibyo? Ngiye ndeke nigire mu kazi. Nakundi. Ubu ibihumbi bitatu urumva ko ari ibitangaza nawe ukoze. Ngo nirirwa nicaye. Shaka nabi we. Upfa gushakisha ibyo nko wa mugabo. Vai kuguhamagara. Ndashi. Ndashi. Mugore we. Uri ikigeragezo banyoherereje cyangwa? Ako mugore we bite byawe? Kubera telefone niyo gutuma wenda kunkuramo nk'uko neza neza. Ufite telefone yanjye nawe ukagira iyawe nayikuguriye kubera icyo uzufata telefone. Nose ko baguhamagaraga ntiwitabe nanje kuyiguhereza. Kumbyutsa ngo ufate telefone bitandukanye no kuyifata usoma urimo urasoma ibiki? Yego baba. Ese ko wagira ngo ni nimero ya konti uri kumpisha mu. Wa mugore we narabivuze kuri ikigeragezo. Uri ikigeragezo muri wagiye umpa amahoro. Ko narumiye ko. Ubu iyo ni telefone gusa. Papa Kevin, iyo ni telefone itumye uvuga nabi. Reka twumvikane. Nundi munsi ntuzongere kumurira kuri telefone urumva? Nundi munsi. Ibi ni ibiki koko? Ani soni rega. Uraza ufata telefone uko ufite yawe iyanjye. Nose ubundi ufite ikihe kibazo iyo telefone ko utanayifataga? Ikibazo ntago ari telefone ahubwo ikibazo ni ukuza umfatira telefone ufite iyanjye nanjye ufite yawe nanjye nkagira iyanjye. Ikibazo ni rinda sheri. Ibyo sura nk'ibyo bikuye he? Iri zina sheri bibonye he? Ko ari sheri rananditseho ibyo bya sheri ubikuye. Yewe mugabo mwiza tureke gutongana dupfuwe sheri niba ari sheri niba ari rinda niba ari biki nta kibazo. Ufite abadayimoni mu mutwe wawe kandi. Umenye ufite abadayimoni. Ubwo nyine telefone iri babyukije reka nihangane. Bibubwa mbere n'ubwa nyuma. Uzongera kumfatira kuri telefone nzahita nkohereza iwanyu. Gusa ni ibibazo. Ntabwo ushobora gutuma umuntu atuza. Sure mu kazi kanyu. Aha. Oui. Muraho neza. Muraho. Nirinda tuvugana. Yego, niwe. Linda ntabwo nzi nitwa Jojo, ariko nagushakaga cyane hari serivisi nashaka kubasaba. Nari ngiye kujya mu kazi. Wakwihangane
se byibuza nka nimugoroba tukaza kubonana tukavugana ntabwo ngutwara umwanya okay iminota 30 irahagije nta kibazo okay reka ngucombere yuko njye mu kazi niba bitagoranye ntacyo wabukoze cyane sawa nyohereza location ahantu uri ndahita nkugeraho umukuru urakoze yenda Imana iguhe umugisha uzanye ibintu muri message sawa urakoze sana urakoze tegereza utazi so niba sate niba karame hamwe nakubwiye neza niho nicaye rwose maze n'iminota myinshi nkutegereje ukizamuka ndahita nkubona ye muri uwo muhanda neza bariho uzamukira ni wowe uri kumpepera se umukobwa w'inzobe yego ngwino mana ndakwinginze mana nyumva muraho neza Linda naho makuru se amakuru ni meza ngewe waguhamagaye nyine ngewe Jojo okay ko ushatse ko duhurira hano hantu si bimeze bite niho hafi y'iwanjye wambwiye ngo nguhe location mbona hano ariho biri bunyorohere ariko humura ni amahoro mwari muraho se natwe turaho nta kibazo ndabona ukiri n'umwana muto ahubwo nagize ngo ni umuntu w'umugore ikigore kinini ndacyari mutoya cyane yego ahubwo reka nkubwire nta gutwara iyo mwanya se sinzi niba hano hatabanduza wicareho gato nkubwire uko namikubwiye nitwa Jojo ariko ndi n'umumama nitwa mama Kevin icyanteye kuguhamagara rero wa mwana w'umukobwa we yego nabonye nimero yawe muri telefone y'umugabo wanjye ndakwinginze unyumve ariko icyanshenguye umutima nuko hari handitse mu ngo Linda sheri nyine mva nkubwire tanti hari akazi nkora gasa kabonana n'abagabo ariko ntago ari mu bundi buryo burenze ngenda umucamanza uri kumva rero hari gihe nakira ibirego by'abagabo cyangwa by'abagore rero urabyumva sinzire urumva yego wahamagaye umugabo wanjye yego noneho mfata telefone ngiye kuyimuha iranciye ukuboko ariko yasonye asinziriye mbanza kureba nimero zawe ndazifata noneho bituma ngira amatsiko kugira ngo mpamagare nkuvugishe nkubaze uwo ari we simbizi ariko icyanteye kugira ngo nkubone nuko nabonye ku izina ryawe inyuma handitseho sheri muri fone handitseho sheri hari handitse mu ngo Linda sheri urumva byanteye umutima ubwo muntu nindi gusa ikintu nashaka kukubwira niba umugabo wanjye wenda yarakubeshye ko ari umusore cyangwa akakubeshya ko ari umudivorce ngiye mba wambwire uri ndakwinginze tanti banzunyumve neza pe barunyumve neza ngiyewe ntago ndi kumva sinzi uwo mugabo uri kuvuga uri umugabo wanjye ni Devu ndi kukubwira ngewe ndi umugore wa Devu turabana twarabyaranye ndetse twaranasezeranye ntago ndihabara rye wa mwana w'umukobwa we ndakwinginze sinzi ikiguhuza na Devu ariko ndagusabye kugira ngo ntunsenyere mfite abana babiri bakiri bato nkeneye kurera bakeneye kubona se bakeneye kubona amahoro mu rugo bakeneye guhamagara papa ndakwinginze sinzi ikibahuza nta nubwo nzi ibyo yakubwiye sinzi wenda n'ibyo ari byo wenda ndi no kwibeshya ariko ndakwinginze niba umukunda cyangwa gukunda mundekere ni umupapa w'abana banjye mama ndi kukumva ndakumva mbabarira ntago nakubwira nimba mfite ku mutima nyine mbabarira ntago ibi bintu ntago narimbizi sibyo ngenda buryo nateretanyemo nawe ntago yigeze ambwira ko afite urugo nanjye ibyo ntago mbyifuza ndagusezeranya ko nta hamwe nzongera guhura na data yakubeshye ko ari umusore mama ndagusezeranye nta namwe nzongera guhura n'ura mugabo wawe ndamukurekeye nta n'ikibazo na kimwe nzongera guhuraho nawe
ndagusabye nuko mbaba oye mama wikigora mbabarira rwose sibyo mbabara ntabwo bizongera abagabo umuntu azabagire gute koko mbabarira simbe ngutesheje umutwe umbabare no kuba ndizira imbere yawe n'agahinda mfite ku rugo umugabo ntagishobotse mama ngaho ugenda usanga abana bawe n'umugabo wawe ntugire ikibazo n'ukuri ndakwinginze rwose mama nukuri hangane ngo promisinze ko nta kintu kimwe kizongera kuba hagati yanjye n'umugabo wawe urakoze cyane ndagushimiye umugisha ukora basi mbabarira umugisha w'Imana ukubeho rwose kandi nawe uzagira urugo rwiza kuko witangiye urwanjye sinzi icyo umuntu azakorera abagabo nuko mama ngaho genda urakoze ringaho mama bye urakoze I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. Jinda wabaye iki kurya inzoga zingana gutya mana buri muntu muzigo akorinde waretse ese wabaye iki Nyambo Aisha ndagukunda ese wabaye iki Aisha hano habaye iki reba ukuntu urinda bareba inzoga afite ari kwiyaho mana nyagasani we suri wahari Mubyi cyo cyagangayikije inzoga se n'icyaha asuka kitari kwanisha sanzwe isenda gutya niba katangiye kwiyahuza inzoga unagukwiye guhuruza abantu nkaho umuntu arguye igicuri nta soni inshuti yawe mwande inzoga se iki wowe twageze gutya ntacyo bigutwaye icara neza shu icara neza icara hano neza nta kibazo inzoga yicariye neza nese umuntu ufite ikihe kibazo uvuye he mwandetse nese wabaye iki wamuretse wowe he mwandetse uvuye se shu wamaye inzoga yanjye sinjye wayiguze irahari wabaye iki se inzoga ninjye wayiguze naguhaye uranywa ariko wabaye ikiri inzoga yanjye wabaye iki nyine wabaye iki akubona kuzi shari nta kintu wigeze ukora please waritse kurira ko mwinginze mwese nimuzi ko mukunda koko hindese mva utambwira ko umuntu wakubabaje hajya yitwa ndamujama utambwa karidewo kandi ibintu babwiraga byaguye mu kiye aka kanya ntabwo yabinkora ibisibyo nababwiraga se ntabwo ngo mubanze mbese urabizi se ko wabiteye ntabyo nzi neza ko ngo hari undi muntu uza ntabwo umuzi nyine ceceke mwese nyine wabaye iki nyine wowe wabaye iki nawe rwose ugora ikigeragezo pe nakubeshye wabaye iki ntabwo urambiwe Aisha wamaze mu buzima bwawe ntabwo naguhaze bebe Aisha wamaze ntabwo naguhaze bebe ariko nuko nawe urakabije pe Aisha napfama please urabizi ko Aisha sometimes agira karime nka Aisha warashutse nta mutima mubishiri please icecekere ihangane ese undi habaye iki ndabaye iki muranaga mabwira David yego kinse gutesa umugore we yampamagaye kwiki umugore we yampamagaye mu gatondo kuri telefone Aisha arambwira ngo aranshaka ntabwo nari muzi nyine Aisha arambwira nyine ngo nimubabare murekere umugabo ngo aramukunda arapfukama nsaba imbabazi umuntu w'umumama w'abana babiri ngo nimubabarire oh my god really ikintu cyambabaje ntabwo ari ikindi maze gukunda dafi ku buryo nanjye ubwanjye kwikontorora byananiye I know ndakunda sitari oh my god hangane sho arangije atabwira ngo nimubabarire basi mwari mwe murekere umugabo ngo aramukunda bafitanye abana babiri nimubabarire yasabye imbabazi nk'umwana
arapfukamira njyewe arambwira nimurekere umugabo. Please reka kurira. Ibyo nabikubwiye kuva na mbere. Kubanza ushishoza umenye Devu wari. uraje undi mwana ari kurira wowe ngo ashishoze. Aisha oya uko Nyambo ibi bintu bigiye kuba yarabitumbwiye. Okay sheri basireka nkubwire. Ndabizi ko umukunda pe. N'umutima wawe wose. Ariko amarira akakanya uri kurira. Ni make kuyo wazarira umenye ko abana be babayeho nabi. Ari wowe biteye. Mva mubwire rero. Sibyo? Afite umugore ndabyemera pe. Kafite umugore niyo impamvu ari kuza hano. Utekereza iyo mpamvu ari kuza hano. Ako se bagabo ntabwo bazi wowe. Ceceka aho ngaho. Ndabazi nyine. Ni gute afite umugore akabaza gutereta Linda. Kuba hari ibindi akeneye. Mbabara ni ufite imbaraga zo kureka Devu. Mureka se murekeye cyo. Abana ba Devu ntabwo baza. Umva mbabwire. Ubu ngubu ningiri bwifatira umwanzuro mumbabare mumenye iminota iganira uki. Oya tekereza neza umuntu twaramukeneye kuri service ntituvukana urabizi. Uri inshuti yanjye. Umubwiye ikibazo cyanjye aragikemuye. Ngo ariza ngura mureka. Oya kubwiye ngo mureka uzita ku mafaranga kugeza ryari. Oya mwese ko muri babiri. Ntago ari ubugoryi gishe. Niki? Tekereza ko ari umugabo w'umugore ufite abana babiri babyaranye. You know that? Noneho tekereza Arinda azakure umunezero mu gihe atwara umugabo w'abandi. Abana bari kubaho nabi. Nta mugore wandi watwaye ntabwo musanze mu rugo rwe. Uranyumva neza? Fata umugabo niba yaragukunze mukunde. Ntacyo kubangamiye umugore yaguhamagaye biganira n'umugabo wawe n'umusheri wawe. Numva igisubizo. Okay. Murakoze kunama mungiriye. Ndi umuntu mukuru ndibasha kwifatira umwanzuro. Ndabasaba mukama umwanya wo gato nkaruka. No, urazi kumera neza se basi? Ego, ndamira neza kandi murakoze. Kandi ubyiteho. Uramutife n'umwana. Imyanzuro ndi bufate mu mukuru. Aya, Linda. Chahan, utekereze kabiri. N'inzo ntayiyabuze. Ugagiye kuyinywa ngo ntamwizo. Nyambo nabo kuko ndi kwanga kuyiyabuze. Sanga wabaye inzoganye Nyambo. Umva nayo ndi muguheza ibyo koze sura. Wari nshuti mwana wowe. Nayo muheze bagenda hano. Dave nanone. Ase shiri ko nguhamagara n'ufite telefone byagenze bite? Fata iki? Uranshakira iki mu rugo? Byagenze gute se kandi? Ibyo umva ibyawe nabimenye byo kumisha ko ufite umugore uramufite ufite n'abana babiri. Genda ubane n'umugore wawe mu mahoro meza umpa amahoro yanjye. Ase shiri none waduteranye. Bangeni hore n'umugore wawe madamu wawe w'abana bawe. Siga papa Keve we. Niko nta nisoni ngujana guteka umutwe. Akose shiri ko ngukunda ubizi. Kuba narahubutse gushaka kuko bigiye kubindenganyiriza. Umva ndabyumva pe kuba nkunda nanjye ndagukunda de kuko kukwikuramo byananiye nagerageje byananiye ariko mva nkubwiza ubu muntu ndabufite sibyo mfite ubu muntu muri njyewe ese ibaze ndamutse ntandukanyije umugore wazamuye akaboko wowe ubwawe ubishaka mukajya gusezerana. Niba nkunda basi waretse ibyo byose tukabyirengagiza tukabera nk'abatangiye bundi bushye. Umva genda ufata urugo rwawe urarufite n'umugore wawe n'abana uri kumva papa Keve uri kunyumva neza. Ikindi kintu nakubwira mana yanjye sinzongeye no kukubona mu maso yanjye kuko ibibeshyo byawe byonyine byatuma wica umuntu kandi ikindi kintu kiza utaruzi nahinduye Selene. Akose sheri waretse Linda waretse tukabiganiraho kwi. Bira inyuma y'urugi. Linda